turasoma Yesaya 24 shairi ya kwanza. Turasoma izina ry'Imana. Bona ijuru risa n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi nshya rya mbere yari ryashize, inyanja yari itakiriho. Mbona ururabo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye kuko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugiye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izatura nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika kuko ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye. Ninjye Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nazi, ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Amen. Yesaya 24. Dore Uwiteka ahindura umwirare, dore Uwiteka ahindura isi umwirare, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhombi, isi icitse intege ibaye umuhombi, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanyijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Amen. Tugihagaze turi mu ndirimbo iri mu gitabo ya 396 ivuga ati, ni hehe abizera bazajya kuva? Wapi watakatifu wataishi? 396 ni hehe abizera bazajya kuva muri zina ruzatirira, ntabwo batagerwa cyo kumvisha ibintu zabirurira, Thank you.
kugira ngo Imana ibashe kumugenderera muri mugoroba, ibashe kumuhereza icyo wifuza. Hari icyo wifuza imbere y'Imana, hari icyo ukeneye imbere y'Imana, hari icyakuzanye. Icyo ngicyo bibwire Imana, ubibwire ushobora byose, ateze amatwi kandi nawe yiteguye kugusubiza, kuko ari we gisubizo cy'ibibazo byacu. Buri muntu wese arabisengesho, nyuma y'isengesho rya buri wese na Data Asheri nanone arazamura isengesho adutambire Imana. Urakoze kuko umugira neza, urakoze kuko ukwemereye kwinjira mu bikari byawe, urakoze kuko waturinze iminsi yose twari tumaze iwacu muhira, urakoze kuko wabanye natwe mu makampani, wabanye natwe mu mirimo itandukanye. None dore twibonye imbere zawe, turavuze bwa icyubahiro none iteka ryose. Wakoze kubona wabanye natwe, mwami, wabanye n'abarwayi urabakiza, wabanye n'abagenzi bose wabarinze, buri umwe wese aba yaratataniye wabanye nawe. Imiryango yacu warabarinze, bene data n'abashiki bacu bose warabarinze. Turavuze bwa icyubahiro none iteka ryose. Dore twongeye kwibona mu bikari byawe, waravuze ngo abo babiri batatu bazabateraniye mu izina ryawe, nawe uzaba uri hagati yabo. None natwe turakwinginze ngo uze guterane natwe. Aya materaniro tuyateranye tutarimo twaba tukurira ubusa, ariko mwami turakuraritse kugira ngo ugaragare hagati yacu. Kandi kigeretse kuri icyo ngo umusozi uba uwera, ariko uwera yawumanutseho. Ngaho rero wowe uwera manuka kuri uyu musozi, wongere uze ukweze natwe ubwoko bwawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twakiranye n'abadayimoni mu nzira zitandukanye, mu ntekerezo, mu mvugo, mu ndebo, mu ngendo, mu bikorwa, hose twakiranye n'abadayimoni Data. Aho buri umwe wese bamunesheje, ndakwinginze ngo uturebere gusamaraso n'ameretse Golgotha. Ngaho rero ijambo risomewe imbere zacu, ni weho umugabura w'ukuri. Naho mwene Data ndashobora kutugaburira kuko ndazi ibidukwiriye, ariko weho uzi ibikwiriye buri umwe wese. Ngaho rero wino utugaburire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo risome, mwami, buri umwe wese avanemo umutima, buri umwe wese abone ipuraye, ataboneka abakura baje, umuntu ataba yageze hano agataha ubusa, umuntu ataba yageze hano perezida ye ikitwa nk'utaje. Ngaho rero wino buri umwe wese abone icyo kurya, utuvaniremo icyo kurya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iracyari inyuguti, ariko kwendo twamenye icyo washyize ku mutima umukozi wawe. Ngaho rero icyo wamushyize ku mutima, ngwino nawe ukitugaburire Data. Tuvane mu mubande udushyire ku musozi, umwuka wawe wera aze atugaburire, amavuta yawe azagambe mu mitima yacu, uduhereze ibyishimo byo kumva ijambo ryawe. Garagara hagati yacu, kandi n'umukozi wawe uhagaze imbere zacu umwambike imbaraga, ndetse n'umusobanuzi wose mwami uwambike imbaraga. Byose tubyambaje kwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Naweza keti. Na mwene Data
data Nina ndugu ongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dushima Imana cyane yaturinze twese nk'uko yatangiye abivuga, dufite amashimwe menshi ku mitima yacu kuko hari ibitangaza Imana idukorera twebwe tudashobora gukora, twebwe dutekereza, ariko ukabona Imana irabikoze ikabikora atari turi beza, ikabikora atari twakoze ibintu byiza, ahubwo kuko handitse ngo kubw'ubuntu bw'Imana yacu. Ukabona burije burakeye, ukabona nabyo yarabikoze kubera imbabazi z'Uwiteka. Amen. Kubera imbabazi z'Uwiteka Imana arinze imiryango yacu, alilinda familia zetu, irinda abana bacu, akalinda watoto wetu. Babonye ko twagiye mu birori, jana n'ukuri intambwe bateye Imana ibakomeze. Navuga ati congratulations ku bana bacu bari mu mikuru ejo, Mungu awasaidie babashe gutera iriya ntambwe. Hari benshi babyifuje, hari benshi babishatse, ariko ntibabigera. Muri babigezeho, reka dufatanye gushimira uwo Mwami. Imana yacu ishimwe mu izina ry'Yesu Kristo. Reka twe gufata umwanya munini, murabizi ko nanjye ni mutoya muri mwe. Iyo biza ko ari ku bushake bwanjye ntacyo nagomba gukora, nta n'icyo nageraho, ariko turi kumwe n'Imana ishobora byose, dushoboza byose na Kristo n'imbaraga. Amen. Kristo Yesu iyo ari muri wowe, Yesu iyo ari kumwe nawe, kuko Uwiteka ari igihangange n'abana b'Imana ni igihangange, kuko Uwiteka ashobora byose. Natwe ibyo mbona byose dukora ntabwo ari twe, si imbaraga zacu, si ukujya gukora cyane, si ukugira ubumenyi cyane, ahubwo ni ubuntu bw'Uwiteka. Umwami ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze iminsi twumva amagambo meza, tumaze iminsi twumva amagambo meza yubaka imitima yacu, atunganya imitima yacu, kuko turi mu rugendo, turi mu rugendo, kandi urwo rugendo turarushobozwa n'iri jambo. Ijambo ry'Imana niko kabando kacu, ijambo ry'Imana nizo mbaraga zacu, ijambo ry'Imana niyo byo kurya byacu. Ni ukuvuga ngo umugenzi ari ku rugendo kandi urugendo ruri kumukomereye, agomba kwitwaza impamba. Iyo uri mu kazi ukabona ako kazi gakomereye, kugira ngo ubashe kubasha ako kazi kawe, ni uko ugomba kuba ufite impamba. Natwe rero muri urugendo, muri uyu murimo Imana yaduhaye impamba, kugira ngo iyo mpamba idukomeze mu rugendo. Amen. Idukomeze mu rugendo. Ni ukuri isi n'ibirimo byose bizashira, kuko Bibiliya yanjye iravuga ati ngo nuko ngo Yesu gafata mu ijuru ngarizingazinga nk'uko umuntu azinga umwambaro we. Turabyumva neza? Afata isi ayizingazinga nk'uko umuntu azinga umwambaro. Amen. Murombe kababwire nawe muhereze ikibazo uraza wibaza ati none Biblia ikivuga ati ijuru n'isi bizashira, ijuru n'isi nibiramuka bishize, wewe uzaba uri. Ni ikibazo. Ijambo rivuga ati uwo munsi wowe uzaba uri. Nagira ngo ubyibaze, nanjye mbyibaze, kugira ngo uva nafashe icyemezo cyo gukosora tugakora ibyo Uwiteka ashaka. Kuko niba tuyategeza mu ijuru, ariko mu byahishwe akavuga ati ngo ni Uwiteka afata ijuru rizira ko umuntu azira umwambaro. Hano muri makumyabiri akavuga ati ngo ni ijuru risa n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere ngo byari bishize. Amen. Byari birihe? Byari bishize. Ni ukuvuga ngo ijuru n'isi bizakurwaho. Amen. Igihe bizakurwaho, mwene data, mushiki wanjye, wowe uzaburira. Ni ikibazo
Ni swali. nawe ubyibaze, Na wewe nanjye byibaze. nami pia nijiulize. Amen. Ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arindishirizwa umugabo we. Ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen. Kuko ibya mbere bishize. Ya kwanza yamekwisha. Urupfu Kifo ntiruzabaho ukundi, haitakuwepo gutaka cyangwa se kuribwa. Uraribwa none ugataka none, ariko igihe kiramubwire ngo n'iby'igihe gito bizashira, bigiye gushira. Igihe umuhanuzi avuga ati uko birenze uko tubitekereza. inapita vile tunaiwazia. Bibiliya avuga ngo iyo maze kubisoma natangaye, na Frank yarabivuze Na Frank alisema muri agatabo yise ati ya kitabu ngo watu wanauliza maswali abantu babaza ibibazo na Mungu anajibu kandi Imana igasubiza kupitia neno lake. Aza guchapa uburyo tuba turi mu iteka. Amen. Mu iteka atwereka mu myaka 1000, akavuga mu myaka 3 akasema miaka 3000. ibyo byose byateguwe kugira ngo umugeni yitegure. Amen. kugira ngo umugeni yitegure. Ibyo bavuga ibintu bya Daniel, akavuga iyo myaka 3 akavuga muri ya myaka 1000. Nanjye ndagira kugira ngo mubaze mwe data, ndagira ngo mubaze mwe mushiki wanjye, muri iyo myaka 1000 ese wowe uzaburiye? Uzaburiwe n'abana b'Imana wimbaye n'uwitega ingoma, cyangwa se uzaburiye? Ni ikibazo kuri wowe, ni ikibazo kuri njye, kuko Bibiliya avuga ngo ibizaba kuri rubanda bizaba no kuri shebuja, bizaba no ku muturanyi, ibizaba ku mutunzi, bizaba no ku mukene, ibizaba ku mudendezo, bizaba ku mbata. Amen. Mtumishi Ese iyo bitaraba na bado alikuwepo. uriye mwene data, Wewe uko uriye mushiki wanjye. wapi? Icyo ni ikibazo kiraba nibaze, nawe wibaze. Nijiulize nawe ujiulize. Twikureho uburyarya. Tujitoshe. Amen. Twikureho uburyarya. Twikureho kwereka Imana ko turi abere, niba turi abere. Urishushanya imbere ya Dusabe, ukishushanya imbere ya Asheri, ukishushanya imbere y'umuntu, ariko nyamara ni umuntu. Ariko Imana ishobora byose iri kukureba ikavuga ati mbese ibyameze gute? Ibyameze gute? Ijuru n'isi ibyo bizaba byashize. Ese mwene data, ubwo buryarya bwawe, ububabare bwawe buzaba ikiri gukora, cyangwa bizaba byarangiye? Bitararangira rero, bitaragukomerana, kugira ngo avuga ati byose birangiye. Hindura imibero yawe, hindura imibero yawe, uhindure imitware yawe, uhindure imvugo yawe, kuko niba birivuga ati ninde uzagera ku muzura w'iteka, ntugende utunganye, adafite amaboko atanduye, utarerekeje amaboko ye ku bitagira umumaro. Amen. Ku bitagira umumaro, uwo niwe uzatwa n'Uwiteka, niwe uzaba n'Uwiteka. Amen. Kumvisha indirimbo iratubwiye ati nihe abizi baza Yakobo. Watu watakatifu Abo wataishi. nabize barakubaza, nanjye barambaza nihe abizi baza Yakobo. Ese ni muri iyi si? Hano muri iyi si nta mutungo dufite, nta gakondo dufite. Iyi si izashira. Amen. Iyi si izashira, kandi igihe izashira izashira n'ibyayo. Bya bidundanda byose bigatuma uhemuka, ugahemukira mwene so, ugahemukira mugenzi wawe, ugahemukira Imana yawe. Ibyo byose bigiye kumuyonga. Wakoze ibyiza, Yuda, wakoze ibyiza, nawe ntabwo wakwemerwa. Nawe wakoze ibyiza, ntabwo wakwemerwa. Kubera iki? Icyo ni ry'iki?
wa nini? Umujinya n'uwiki? Kasirani ya nini? Uburakari n'ubwiki? Kasirani ya nini? Ibyo byose biraje bishire. Hanyuma hakababara tubabara. Maumivu tunayo. Amarira turira. Chozi tunayo. Ngiye kwenda bose ku maso. Yote watapanguza kwa Kuri cyo tazabakunda. kwa sababu kifa Kuribwa na kuumwa umubabaro kabisa no kuboroga. na kulia. Amen. Ngo nibizabaho ukundi Yote hayatakuwa. kuko ibya mbere bishize. Kwa sababu ya None ko ibya mbere bishize mbere data. Ibyo wabitse, ibyo wahunitse birakumarira iki? Ese hari icyo bizagufasha? Hari icyo bizagufasha? Hari icyo bizagufasha? Wakwemera ukagarukira Uwiteka ugakora ibyo Imana ishaka. Hano muri Yesaya kwa Yesaya unasema hivi, reka twihute. tuharikishe. Muri Yesaya haravuze ati, Kwa Yesaya wanasema hivi, dore Uwiteka arahindura isi umwirare. angalia Bwana atafanya ulimwengu kuwa kuchafua. Iyi si gushuka. Hii ulimwengu Iyi si gushuka. hii ulimwengu unayokudanganya. Ese urayifite muri data? Uko nayo. Iyi si twese turayifite. Hii ulimwengu Ni ukuvuga ngo njye maze kubyumva no kubireba, mimi nilipoyaona nagerereje ino si ni maanisha kuyubakaho ari ugusa n'inyoni yarize ku giti gutema. Amen. Iyi si ni ugusa n'inyoni yubatse ku giti bari gutema. Umuhanuzi aravuga ati, dore intore zibangura igiti. Ese rero data, ese mushiki wacu biragenda gute kuri wowe? Wa munsi uzaba uri he? Utaragira rero, hindura imyumvire yawe, hindura ibitekerezo byawe. Yenda kwinjiza mushiki wanjye, ndakwinjiza mwene data. Urwango ni urw'ubusa, ni urw'urwangaya. Urwango ni urw'igihe gitoya, ishyari ni igihe gitoya. Ese ishyari ni iki muri iyi si? Ko ibintu byose dufite birivuga ngo ni inyengezo. kabisa wanasema kama hivi Tubifite none ariko ejo ntabihari. tunayo leo lakini kesho hayapo. Ibizaba ku mbata, ibizaba ku mudendezo, ibizaba ku mutunzi, ibizaba ku mukene. None urahirimbana n'iki? Wewe unakimbilia nini? Mu gihe uri gushaka ibyo ushaka ari ubusa. Unatafuta yale yote ni bure. Ibyo ushaka byose ni iby'ubusa. Nimba ari iby'ubusa rero, Ikiwa ni bure. kuri iby'Imana ishaka, ibindi byose uzabyongera. Bigushuke, Isi kusaliti. ibikurangaze, Isi kupotoshe. byose ubikore. Yale yote uyatende. Uziko uri mu gushaka Uwiteka. Ukiwa chini ya Uziko uri mu gushaka Uwiteka. ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Imana umugisha. Mungu awabariki. Mu izina ry'Umwami Acha Bwana Yesu Kristo. Ibizaba ku rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu ibyo bizaba kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba ku uguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kuwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo, ntabwo ari gusa ubivuze. Sio tusabe na isema. Igihugu isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsembwa isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi bwirwa hagasigara bake. Amen. Vino yihira irarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Icyo gihe rero bemere data Wakati kitaraba nakubwira ngo tunganya na kuomba ibyawe neza, na kuomba kabisa umenye nikipisha yawe imbere y'Imana
ko yemewe. Umenye ko imirimo yawe yemewe n'Uwiteka. Igihe imirimo yawe uri gukora yemewe n'Uwiteka, kora neza kandi usonga imbere. Amagambo nawe guca intege. Amen. Amagambo nawe guca intege. Igihe uzaba uri gukora ibyiza byemewe n'Uwiteka, ibyo bazavuga byose imbere yawe azaba ari impfabusa. Amen. Kuko Imana niyo idushoboza. Niba Uwiteka adushoboza rero, aduha n'imbaraga. Imbaraga zidushoboza gutsinda impaka ndetse n'ibiti imbere byose kurwanya izina ry'Uwiteka. Amen. Iby'ibiti imbere byose kurwanya izina ry'Uwiteka. Amen. Imana y'umugisha mu izina ry'Uwiteka. Dusome Matayo. Tasoma Matayo. Matayo 9:36. Matayo 9:36. Turasoma ngo Yesu Kristo abonye abantu uko ari benshi arababarira kuko bari barushye cyane basandaye n'intama zitagira umwungeri, maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Amen. Amen. Murabyumvishe neza? Ni umuntu bw'Imana bwonyine nibwo budushoboza. Amen. Kuba abo turi bo, twemere Uwiteka ayobore intambwe zacu, ayobore ubugingo bwacu. Ijambo ry'Uwiteka ritubere impamba muri uru rugendo. Ngo nuko abonye abantu uko ari benshi, alipoona jinsi watu ni wengi, arababarira akawahurumia. Ababarira kubera iki? Akawahurumia ukabonye barushye. kwa sababu Amen. wanachoka. Baruhijwe n'iki? N'ibiro y'isi. Turarushye. Amen. Turababara, turaboroga none, ariko reka mubwire ngo Yesu Kristo ahari kugira ngo amare ibyo bibazo byose. Nicyo cyazanye Yesu Kristo kugira ngo amare ibyo bibazo byose. Ndabonye abantu ari benshi, aliona watu ni wengi, ndarababarira akawarehemu kuko bari barushye walikuwa wanachoka sana kandi basandaye, na tena walikuwa bameze wanasambalana, nk'intama zitagira walikuwa umwungeri. wanasambalana kama kondoo wenye hawana mchungaji. Umwungeri turamufite, Sisi mchungaji tunaye. Amen. Uko Uwiteka yaje Kwa sababu kugira ngo ibibazo byose abirangize. Niyo mpamvu rizemo nta muvumo uzaba kundi, nta kuribwa kuzaba kundi, kuko ibyo byose bizaba bishize. Yobu wabirebye avuga ati reka mubwize ukuri, nta kintu cyakineze muri urugendo, kuko nawe umubiri wanjye wapfa ndetse si ugupfa gusa, uyu mubiri wanjye ukabora, mfite ibyiringiro konzareba n'amaso yanjye. Amen. Ese nawe ufite ibyiringiro cyangwa amagambo araguca intege? Ufite ibyiringiro cyangwa ubukene buraguca intege? Ufite ibyiringiro cyangwa ubukungu buratuma wibagirwa Uwiteka? Ubutunzi butuma wenda wibagirwa izina ry'Uwiteka, ukirirwa mu byawe ntiwajya gusenga. Amagambo ntabwo yaba atuma wibagirwa Uwiteka. Ukwiye ko Uwiteka yavuze ati amagambo y'imfabusa ntagabe muri mwebwe. Amen. Amen. Imana yacu yagushwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abonye abantu uko ari benshi arababarira kuko bari barushye cyane basandaye n'intama zitagira umwungeri, maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge y'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Ibyo nababwiraga igihe umuhanuzi yageze ahantu, wakati nabii abona ko akaona kuza k'Uwiteka kuja kwa Bwana, igihe benshi bitekereza baratinze bakabishyira kera, igihe bashira babivugiye, igihe bakabisaba tubwirije ngiri kabizo ibambo twarabyumvishe, mu kigwendo karenga turabyumva, mu Rwanda turabyumva, ariko igihe babivugiye
turabashingiye abo twabyaye turabashingiye ariko Uwiteka avuga ngo araje Uwiteka avuga ngo araje aje ryari ariko umuhanuzi w'Imana birebye ugasanga ngo hagati y'umugeni n'Uwiteka warimo ngo espace tudashya muri rwembe. Amen. Yesu ari hafi kurusha uko tubitekereza. Mweho niba ugisinziriye ukabikurikira kera abantu bavuze ati hagati y'umugeni ndetse n'Imana harimo akanya udatereka mu rwembe. Urabona ikoroshe kunigana ni nini cyane urwembe muzi urwembe kurungana hagati y'umugeni ndetse n'Imana harimo umwanya wonyine ugana naho washyira urwembe. None wewe ukomeje kuryama ukigaruka kuri bebeso ukirirwa ikigo cyawe ukibaza ko bizahora ukabivugira ku bwongorano ukakeka ko bizahora ukirirwa oya Yesu araje Yesu araje icyo tubitekereza ngo nuko mbona ijuru n'isi Nikaona mbingu na dunia inakwisha, ngo nuko birashira ikakwisha. mbona ijuru rishya Nikaona mbingu n'ibishya kuko ibyambere byashize. kwa sababu ya mambo Amen. yote yamekwisha. Amen. Amen. ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu Nikaona lango kubwa ya Yerusalemu rwirimbishijwe we ngo rurimbishijwe neza ngo nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Mujya abona umugeni ukamutunganya igihe ubukwe buri hafi uburyo aba yambara igihe ukuri umugeni aba yambaye ngo niko yaje kubibona. Reka mbabwire rero Yesu Kristo ari hafi kurusha uko bitekereza. Nimba bikwiriye kwitegura jewe nditegura kwitegura ni nonaha kano kanya niwumva ijwi ry'Uwiteka niwinangira umutima kuko maze kuba kwa kundi wari uri kuko maze kuba gutyo uri umenye ugomba guhinduka ugahindura imyumvire yawe ugahindura ibitekerezo byawe kuko Yesu aje uko tubitekereza. Amen. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo anakuja kupitia kizizi tunajua Uwiteka na atapanda mlima mtakatifu umuntu utangiye di ule mwenye ufite amaboko atanduye uterekeza umutima utagira umumaro kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwo agiye kuza hanze hazaba imbwa abarozi ababeshi n'abandi babeshya bakabeshya bagenzi babo kandi bakanabikora bakabishyira mu bikorwa abasambanyi abantu bigo birukanka bigomba abandi. Amen. Reka mugwikiza kuri abagore bano hanze. ngoja nikwambie chenye kitakulinda wanawake hapa nje. Hano hanze Hapa nje hari abagore babi kuna wanawake wabaya kurusimbuka rero kubakira byonyine pona. tukiri hano hakurya Tulipokuwa ngapo ile reka baratwigisha walikuwa wanatufundisha. iyo nakoze umurimo w'ubujyanama Mimi nilifanya ntabwo ari ukubirata kazi ya gutanga ushauri. urugero kugira ngo ababyumva Wenyewe burya watasikia babyize akuvuze ikintu agatanga wakati urugero. mtu anakusema kitu na tena Bari nakupa batwigisha akavuga ati chelelezo kugira ngo uzirinde ubusambanyi kusudi upate kushinda usiku. wirinde bano bakobwa bari hanze birirwa bambaye ko bavutse Wale wirinde bano bagore b'inzaduka muri iyi minsi turimo. Umuhanuzi yavuze ati ni igihe cya Laodikiya. Amen. kibwira ko yitunze bari gikende. Amen. bibwira ko bambaye bari bambaye ubusa n'ujya ubabona ntabwo ndavuga abagore bari hanze buri muntu wese ujya umubona ko arwaye sida. Muangalie kama yeye buri mugore wese ngo n'ujya umubona ujya ubonamo sida. muone kama nibwo uzirinde ubusambanyi kandi mwirinde abagore ba hano hanze. na wanawake. Bibiliya ikavuga ati Biblia inasema hivi hanze hazaba nje imbwa kutakuwa n'abarozi Mungu na walozi abasinzi ababeshi n'abasambanyi. wazinifu. Sida wayipimisha ijisho reka niba ushaka kwirinda sida rero ukaba ushaka ngo umwana w'Imana Unataka kwa maana wa Mungu irinde abagore ba hano hanze jilinde wanawake kandi na tena turinde ibyo tuvuga tulinde yale tunayosema kuko kwa sababu amagambo maneno asenya ingo nyinshi. yanabomoa Amagambo maneno asenya umurimo w'Imana kugira ngo twubake umurimo w'Imana kugira ngo twubake ingo zacu nuko twakwirinda amagambo imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu abariki katika jina la Bwana. Turi mu gihe kibi Tuko wakati igihe mbaya, kigoye igihe kiruhije
uri umusore ufite imbaraga n'amaboko, ufite ubuzima, ufite ubushobozi, ukagenda n'uko bwambaye gusa kugira ngo noroshye hano hanze. Nadhani ni vyepesi. Uzi imbaraga zo kumucika, Unajua nguvu za kumpotoka. irukira mu ijambo ry'Imana. Nta handi wahungira honyine. Hakuna nafasi ya kuingia ila mbele za Mungu. Byashuwe Ufunuo 21:5. Basome twihute. Tusome na tuharikishe. 21:5 haravuze ati, Tunasema Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Amen. Byose birahinduka bishya. yote yatabadilika. Ibya mbere bizaba bishize. Bino byose tubona ni ubushwambagara. Bino byose bizashya bishire. Kuko Yesu Kristo yarahiye ati, ntabwo nzongera kurimbuza isi ubuzi n'ubundi, ahubwo isi izashya ikongoke. Itarakongoka rero, itarashya, na bado kuirugura. menya uko ubanye n'Imana. Jua jinsi Amen. maisha ya Mungu. Menya imbaraga yawe n'Imana. Jua maisha yako na Urugendo rwawe Mungu. n'Imana. Safari yako na Mungu. Ese ijambo ry'Uwiteka Neno la Bwana riri muri wowe, liko ndani yako. rirakuyobora, Inakuongoza, rirakugenga. inakutawala. Dore byose ndabihindura bishya. Yote Kandi yatabadilika ati, na tena andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa, ni ay'ukuri. ya kweli Kandi ati, na tena birarangiye. yanakwisha. Ni Alfa na Omega, Ni Alfa na witangiriro Omega, n'iherezo. mwanzo na mwisho. Iravuga ati byose birarangiye. Sema yote yanakwisha. Ijambo riravuga ati rero reka nkubwize ukuri, uwambere amane yandure, kuko imbabazi zirangiye, uwera nawe akomeze yezwe, akomeze yere, ibyo byose bitarasohora. Ndakwingira mushiki wanjye, ndakwingira mwene data, uri kubyumva ukabona byoroshye. Tunganya imibero yawe, Andaa maisha yako. tunganya imibero yawe Andaa maisha yako. kuko bigiye kurangira. Kwa sababu Birarangiye, yanakwisha. uri kubishyira kure, Naweka abana bado. birarangiye. Lakini nakwambia yote yanakwisha. Utarambira n'inyoni iba ku gitare gutema, Usiwe kama menya imibero yawe kila mtu anakata. n'Imana yawe. Jua maisha yako. Umenye ko witwaye imbere y'Imana. Vile unajiongoza mbele. Niba turi abakristo hano, Ukiwa tukiwa Wakristo tumenye ko hapa. turi abakristo iwacu. Kubera avuga ngo ukristo wera muri wawe. Sababu Ukristo Ntabwo nzajya kuvuga neza hano, nyamara iwacu navuga neza. Ntabwo nzajya kuba umukristo hano, nyamara iwanyu ari umukristo. Rero reka mubwize ukuri mwene data, reka mubwize ukuri mushiki wanjye. Guhunga iyi si, Kukimbia guhunga ibyaha, ntabwo ari uguhungira muno. Guhunga iyi si ni uguhungira muri Kristo. Amen. Kuza muno ntacyo bimaze. Gukira ibyaha, gukira akaga kazatera inosi, gukira akaga kajya gutera inosi, ni uguhungira muri Yesu Kristo. Amen. Ushaka kwemerwa n'Imana, unataka kukubaliwa na kora ibyo Imana ishaka. tenda yale Mungu anataka. Ushaka kuba umwana w'Imana by'ukuri, kora ibyo Imana ishaka. Tenda yale Mungu Reka anataka. kwishushanya, kwishushanya aho bigiye gushira. Kufananisha itakuwa. Reka kwigira utari. Ibyo ni byo biti by'akanya gato. Ese mwene data kuba tubwiye ati, Wametuambia hivi, hari igiziga muri iyi si kuna wakati ntuyiranemo, utasema na utalala hapo. ko byose bigiye kurangira, Yote yatakwisha. ko byose bigiye gushira. Yote yatakwisha. Ese mwene data, Sasa ese mushiki wanjye, dada, uwo munsi ile siku wowe uzaburiye. utakuwa uko wapi? Iri jambo riragira ngo wibaze, Neno kwa nanjye ntibaze. Dukomeza kumva ijambo tunasikia neno bakatubwira ati, wanatuambia hivi, bimeze gutya, kora gutya, ifate gutya, ukabyumva, ukumva ko ari ibisanzwe, kama ni ya kawaida, ukumva ko ari ibisanzwe, ukumva ko ariko byahoze. Ariko ijambo rye baravuga ati, nakwambia kama neno ukajya gataka guhumbya, byose bigiye kurangira. Iyo rya jambo rizasohora ati, wowe ntabwo ibyo yere, wanduye amaye yandura. Amen. Imana y'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebe nanone Ibyahishwe 20 ya Ufunuo, kandi burya turangije. na tena tunakomesha Ibyahishwe 20 Ufunuo 20 kandi ine. bavuze iki? Wabonye hasi.
mbona intebe z'ubwami mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona inyuma y'abicaye mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizeho ikimenyetso cyayo. Ushaka kwicara ukipenda ukae. Ngo mbona intebe z'ubwami mbona n'abazicaraho Viti vya Yesu ubucamanza wenyewe wanakaa wakipewa hataraba intebe y'ubucamanza rero iye ni yenye ilifunuliwa Yohana na bado hamtakuwa impamvu uzagara n'abatsinze imbere y'Imana nuko ubucamanza cyangwa urubanza rwahereye mu nzu w'iteka. Rero uyu munsi turi mu cyumba cy'urubanza. Amen. Uri gucibwa urubanza uyu munsi. Niwemera ukumva ugakosora amakosa yawe kuri wa munsi uzagara imbere y'Imana watsinze. Amen. Kuri wa munsi ntabwo uzatsindwa ukundi kuko urubanza ruri iwacu none. Amen. Amen. Ngo mbona intebe z'ubwami mbona abazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana nibo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Erega muri iyi minsi turimo nyakati tunazo benshi barikurana ikindi gishushanyo batabizi. wengi wanamwabudu sanamu na wao bila benshi kujua, barikurana nyamaswa batabizi. wanaabudu mnyama na wao bila kujua. Twarabyumvishe Tuliyasikia amafaranga yakora ikigomana, pesa inaweza ubutunzi bwa ikigomana, utajiri, umugore yakora ikigomana, abana bakora ikigomana, umugabo yakora ikigomana, ukiri kubiramya nanjye bati umukirisitu kandi umukirisitu nyamara byarangiye. Mukosore imero yacu dukore iby'Imana ishaka. Amen. Dukore iby'Imana ishaka hatarabaho urubanza bila kuwa hiyo urubanza ruri iwacu none. hukumu Dukosore. iko. Amen. Dukosore. Dukosore. Ngo nabonye ngo baci ibihanga Niliona waliokata babarenganya. Amen. Babarenganya. Erega hano hanze ari benshi barenganya bazira ubusafere, bazira ubusafere, bazira ubusafere wanjye, kufa bure, ariko ngo babarenganya bahora iki? lakini wenyewe waliwasaliti kwa kushuhudia neno la Mungu. Kweli bakabajyana mu bucamanza, bakabashyira mu nzu z'imbohe, bakababeshyira byinshi. Ariko ibyo bivuga byose hari impamvu byabeshyera, hari impamvu ituma bafunga. Iyo mpamvu rero bo ntabwo babasha kuyimenya. Iyo mpamvu irabasha kuyimenya ahubwo Imana yonyine niyo izi impamvu. Amen. Imana mugisha mu izina ry'Imana yacu. Ariko bitararangira na bado kisha kuri uwo munsi wa data, ile wakati ese kuri uwo munsi w'iki wacu ile wakati uzaba urihe? wewe utakuwa wapi? Wowe uzaba urihe? Utakuwa uko wapi? Matayo 14 Mathayo 14 kabiri. 2. Matayo 14 kabiri. Mathayo 14 2. Mathayo 14 sura ya 2. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Abwira abagaragu be ati, uwo ni Yohana Umubatiza. Yohane 14 kabiri. 14:2. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba atarahari mbabwiye yuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ubwo ngo aho ndi namwe muzabeyo.
kandi aho bajya n'inzira murayizi. Amen. Murabyumvisha bene data? Unasikia wandugu? Iyi si nta gakondo dufitemo. Hii ulimwengu Hano ntabwo ari iwacu, hapa sio kweli. ahubwo niba iyi si izarangira Ikiwa ulimwengu n'ijuru rikarangira, unaisha na ulimwengu Yesu inakuisha. Kristo aravuze ati Yesu Kristo anasema hivi, mu rugo rwa data harimo amazu menshi, nyumbani kwa Baba kuna iyo majumba batarahari mengi. mubabwiye ko ngiye kubategura Yasikia ahandi. kuwepo, ningewaambia kama ningeelewa Hari ahantu wapi. twateguriwe Kuna nafasi tulioandaliwa, tuzaba. tutaishi. Abazaba bande, hazaba abera banesheje iyi si, hazaba abera banesheje ibya none, hazaba abera bemeye kwitanga kujitolea, babahora ijambo ry'Imana. wakiwatesa kwa ajili ya Mbese neno. mwene data, Sasa ndugu, mbese mushiki wacu, dada, wowe uwo munsi ile wakati uzaba urihe? wewe utakuwa wapi? Uwo munsi uzaba urihe? Ile wakati utakuwa Imana wapi? umugisha. Mungu awabariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wathesalonike Wathesalonike, dusoreje na ndipo tunamalizia Wathesalonika 5:3. Wathesalonike ba mbere Wathesalonika wa kwanza 5 mu wa gatatu. shairi ya 3. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ariko mwebweho Lakini bande bene data, amena, ni muri mu mwijima ngo uwo munsi watungure, hamumo ndani ya giza kusudi hiyo siku N'umujura. iwaweke ghafla kama ni mwizi. muri abo mwijima Si ninyi sio wa ngo giza, muzabatungure mu mujura. ile siku ikiwaamkia ghafla kama mwizi, Mwese muri abana b'umucyo, kwa sababu ninyi nyote mko watoto wa nuru, ni abana ni watoto b'amanywa, wa mchana, ntituri ab'ijoro si sio wa cyangwa usiku, mu mwijima. wa giza. Nuko rero Sasa twe gusinzira n'ababandi, tusiye kama wale, tube maso. tuwe macho. Amen. Kugira ngo umunsi tuzabatungura, Ile wakati ese uwo munsi uramugutunguye abana batuba Imana, ugatungura batizera. na wenyewe Isi n'ijuru biri kavuga ngo ko byose birangiye, hanyuma hakabaho isi nshya n'ijuru rishya. Ese mwene data uzaba urihe? Ese mushiki wacu uzaba urihe? utakuwa wapi? Reka duhaguruke imbere y'Imana, Simama mbele za Mungu. ijambo ry'Imana tumaze Neno kumva la Mungu tunalisikia, uritekerezeho. uiwazie. Duhagaze imbere y'Imana, Simama mbele za Mungu. ijambo ry'Imana tubwire Neno la Mungu inasema hivi, uwo munsi ile wakati, tutaraba umwijima, kwa sababu sisi sio wa giza, uzadutungure. kabisa kusudi hiyo siku Niba utari umwijima, kama wewe sio uri uw'umucyo. wewe ni wa Niba nuru. utari uw'umubi, Ikiwa sio uri wa uw'umwana. uko Ibaze mfano. kuri amagambo, Jiulize uwo maneno munsi haya, uragutungura, bado hiyo siku nk'uko kuja. mumushura atungura, umuntu agacukura inzu ye. Bomoa nyumba yako, Isuzume, jichunguze, wigenzure, jichunguze, maze urebe niba ukwiriye. uone kama wewe unastahili. Isuzuma umutima wawe, Chunguza moyo isuzuma wako, urugendo rwawe. chunguza safari Ese yako. igihe cyose umaze mu butumwa, Wakati wote Mbele data bize ku munzani, ya ujumbe, wasanga warungutse cyangwa wasanga warahombye, wasanga uwo munsi warakuba ari imfabusa, cyangwa wasanga urugendo rwawe araruganisha. ina nafasi na kuelekeza Karibu gato kavuga ati ya nyimbo kadoga kusema suzuma matabaza yawe, tuchunguze nawe urebe ko harimo amavuta. one kama kuna mafuta, Suzuma chunguza, wigenzure Ichunguze. uko uwo munsi ugiye kuza, kwa sababu hiyo nawe wakati wibaza unakaribia, ese uwo munsi muza ile wakati keje yewe nzaba ndihe. mimi itakuwa niko wapi? Karibu kabaririmba Kwa kanyimbo kadoga kama waimbaji wataimba bila yote uririmba akaishirikiana, usenga umutima wawe, ukiimba na nyuma y'isengesho ryawe. maombi ya kila yote. Mwene data Jonas arasenga kubwira ataomba ijambo, kwa neno hii, asaba umugisha atuombea ababyumvise, baraka wenyewe kandi umesikia, adusabira na atuombee dukomere mu rugendo. ili tupate kuwa nguvu katika safari hii. Mungu awabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo.
ijambo tumaze kumva azamure amasengesho maze ijwi rye rigere ku Mana maze Imana idushoboze kumenya ibyishimo ndataje nasi urabona isengesho n'umugisha abateranye n'umugisha abamese amagambo kandi abashatse gukora ibyo Imana ishaka abakeneye abashaka guhindura ingendero yabo bagakora iby'Uwiteka ashima Mwami abashobozi kandi abashe kubarira imbaraga zo kuba nk'uko Imana yakuishi kama vile Mungu anayo. Imana yakuishi. Mungu awabariki sana. Asante na Bwana Yesu Kristo. Mungu wacu Yesu Kristo. Dushimiye amagambo meza y'umugoroba. Imitima yacu kuri yanezerewe byimazeyo kumva ko wongeye kutumenyesha aho urugendo rwacu rugeze. Bitumye bashiki bawe bamanika amaboko, abandi nabo barapfukamye, abandi nabo barahengahenga. Intego n'inyigo uzabihe biriya bisohora. Intego n'inyigo myiza mwami ntazabarana na ba bandi barakubutura. Uratubwiye ngo mbona ijuru risha, mbona n'isi isha, kuko ibya mbere byakuweho. Yesaya aravuga ati ibizaba ku mukire ibyo bizaba ku mukene, bizaba ku mukazana ibyo bizaba ku nyirabukwe, ibizaba ku muja ibyo bizaba ku mbata. Bisobanurwa ngo ntabwo bizarondora, nta mukuru, nta woroheje, nta ukomeye, kuko Imana irabamaze kwambara umutima wundi, umutima w'imbabazi uraba wagiye. Imana imaze kwambara irindi koti, nagize Uwiteka Imana ategura abahagaze mu izina rya Yesu Kristo. Utari wava ku ntebe y'urubanza, ku ntebe y'imbabazi, utari wayihagurukaho ngo uhinduke intebe y'urubanza, manitse akaboko Mwami mbabarire ibicumuro byawe. Utari wava ku ntebe y'imbabazi ngo intebe yawe ihinduke y'urubanza, manitse akaboko abandi barapfukamye tubabarire amafuti. Cyo dukeneye no guhinduka, cyo dukeneye no gukiranuka, cyo dukeneye no kwezwa tugasa n'ijambo ryawe. Uri Imana itabesha kandi Imana itavugira ubusa. Iyo uvuze burya haba hari impamvu. Ariko tubaye tugushingiye yuko watumeneye amabanga, tubaye tugushingiye yuko watubwigenda kubaho mu gihe abandi batabizi, abandi bari mu rujijo, abandi bameze nk'abari mu mwijima, bari kwambara ubusa, bari gukora ibyo bikakira, ndetse bamwe n'ejo nagengo n'abavanyemo ntibazi aho bigeze. Ariko umugeni wa Yesu arahamagarwa kwezwa, abakeneye kwezwa basabye kwezwa mu izina rya Yesu. Emera wa Mana ishobora byose we, weze imitima yacu, weze imibereho yacu, kugira ngo ubwo byose birahinduka, ubwo n'irangiro rishya riraboneka, n'isi nshya ikaboneka, natwe tube twamaze kuragwa bya juru rishya n'isi nshya, aho gukiranuka tuzatura. Wa Mana gukiranuka we, aya magambo yari meza cyane, imitima yacu iranezerewe cyane, uko ni amagambo yo kudutegeka. Ndabona umeneye Aburahamu amabanga, umubwiye yuko Isodomu ugiye kuharika. Ndabona uti n'abagirira imbabazi umuvanyemo, kuko burya nawe yabwiye amabanga by'ibyenda kuba. Burya abitegura, abafite ubwoba, abari kwiyeza, abari kwihana ibyaha, abari guhindukira, nabo wakunze. None ubwo twateranye, emera muri buri wese ufashe umugambi, ukeneye kweza, ukeneye guhinduka, umuhindure mu izina rya Yesu Kristo. Wa Mana ikiranuka we, ese utadutumira abagaragu bawe, utadutumira umuhanuzi ngo dutumire umuhanuzi, twari tuzavugwa n'iki, twari tuzavugwa n'iki? Ibiranga kuba kuri abandi, burya tugushimiye ko watwohereje umuhanuzi, tugushimiye ko twahaye n'abakozi, tugushimiye ko twahaye n'ijambo, tugukomeye amashyi kandi tubaye abandi bari kubyiguri, intashya yamanye n'inyoni, abandi bari kubyiguri, ihuku yamanye n'imbeba, ariko twebwe turi kuri mami yahishwe, turi ku ijambo ry'Imana. Haleluya! Turi ku parole, iparole yo kutweza, iparole yo gukiza imitima, iparole yo kugenderaho. Umugaragu wawe n'umwuka wera baratubwiye ngo ntabwo ari guhungira mu rusengero, ntabwo ari guhungira mu mazu yacu, ahubwo turi kwirukanka, duhindura
abisirayeli bafashe amaraso bakayasiga ku nkomanizo mu Egiputa bari gupfa, ariko urupfu ntirugere hahandi. Uko nguko niko ndi kubona abagabo hano muri asambure bahagaze n'abagore ndi kubona bahagaze bari gushyira amaraso ku nkomanizo kugira ngo urupfu n'abandi twebwe dutandukane. Iyo ari gukoreye uhabwa ikibazo n'izina rya Yesu. Nyagasani, amagambo yawe aratunejeje cyane, kuko burya ni amagambo uri kutweza. Uratubwiye ngo abantu bamwe bameze nk'abari gukora imishinga nk'uko akanyoni kakwarika mu giti, icyo giti bari kugitsinda. Uko niko abapagani bari gukora imishinga bakajya muri za politike, bakiba, bakica, bakarwana, bakamena amaraso, bakazuka ejo mu gitondo Imana iratsinda icyo giti. Shima Imana yuko ibyago birakubita hano, umugeni yakomeye. Wemere uduhishe urupfu ruratambuka. Mugaragu wawe yagarukiwe, tumwifurije imigisha. Waravuze ngo uzifuza Israeli imigisha nawe azayihabwa. Mugaragu wawe Daniel tumwifurije umugisha utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ihabwa umugisha, ubukozi bwe buhabwa umugisha, ibyakora bihabwa umugisha, impano ye bihabwa umugisha, kugira ngo ejo mu gitondo n'ejo bundi tuzongere kumva icyo Uwiteka Imana yaraje muri we. Uwiteka, amagambo yawe aratunyuze, dutashe tumeze. Nubwo twagera mu rugo tugapfa, twazuka. Nubwo nyuma y'abantu twazuka no kubazamuka. Kubwira ijambo rimaze kudutegura. Wewe watubwiye ngo twebwe ntabwo turaba umwijima, uwo munsi uzadutungura. Ubwo turi abana b'amanywa rero, dutegure imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Uribagarike kwiba, wakoraga ibyaha nabireke, wari mu nzira mbi nabireke, ugusabye imbabazi zimuhe, keneye gukiza mukize, keneye kweza niyeze, keneye imbaraga nazihawe, kugira ngo buri kintu cyose utemereza atagukeneyeho na mushiki wanjye cyakorwa kugira ngo atambukweho n'ibibi byaba hano ku isi, ukimuhereze mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu ijambo ndikumva harimo n'imbaraga zo gukiza abarwayi. Mwene data w'abarwayi, mushiki wanjye w'abarwayi, akira Imana igahinduka, akerera ko Imana izura amapfu. Niba arwaye mu mutima, abarwaye mu mara, abarwaye mu mutwe, abafite n'ibibazo, iyo Mana tubwirije nimukiza mu izina rya Yesu. Dukeneye amashimwe yo gucungura, amashimwe menshi cyane avuga ngo Yesu arakiza. Urwaye igitsina abagabo bose tubirukanye ahonodeje. Kandi niba hari uwaje afite uburwayi wasize mu rugo, akamanza ijambo, akigera mu rugo asanga uburwayi yakize. N'uwaje afite ibibazo bimuremereye byamutesheje umutwe, kubwira ijambo natahe ari kumva yanjye. Tugukomera amashyi ya Kristo.